Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza gatanu kuri gatanu ubu dukurikiranye, njye mugiye kubana muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe nshishikariza umuntu ukera hano kuri YouTube channel bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu none twaguriye umuyoboro wa YouTube channel yacu. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru y'umuhanzi usanzwe umenyerewe hano mu Rwanda ndetse no hanze uzwi ku izina rya Israel Mbonyi, usanzwe uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni amakuru dukesha ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda, aho byatangaje ko Israel Mbonyi ahamya ko ari amashimwe adasanzwe kuri we kuba Imana yaramushoboje kumara imyaka 10 akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, kuko yanyuze muri byinshi birimo n'ibyagiye bimuca intege, ariko Imana igakomeza ikamuba hafi. Ibi nanone yabigaragaje mu mashusho uyu muhanzi yasangije abamukurikira mu rwego rwo gushimira Imana yamubashije kuba amaze imyaka 10 akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yatangaje avuga ati uyu mwaka nujuje imyaka 10 mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yongera aratangaza ati ndabyibuka kuva nakora alubumu yanjye ya mbere muri 2014, ni ibintu bidasanzwe. Uyu munsi rero nkaba ngihagaze mu murimo nishimwe ridasanzwe cyane. Uyu muhanzi yavuze ko umwaka wa 2024 yujujemo imyaka 10 amaze akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ko kandi wamubereye udasanzwe. Ahamya ko igitaramo agiye gukora nacyo kizaba kidasanzwe kuko gitandukanye n'ibyo asanzwe akora. Ku rundi ruhande, Israel Mbonyi yavuze ko mu myaka 10 amaze mu muziki ariko anagenda arushaho gutinya no kubaha Imana cyane, aho kandi yatangaje ko muri iyi myaka 10 amaze aririmba, yavuze ko kenshi yagiye agerageza kugwa hasi ngo ave mu murimo w'Imana, ariko nyamara Imana ikongera ikamubyutsa akongera agasubira mu murongo Imana imushakamo, ari wo kuyikorera akora indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana nk'uko asanzwe abikora. Kandi nanone Israel Mbonyi yaboneyeho gusaba abakunzi be ba muzika bamukurikirana kuri izi ndirimbo ze zigiye zitandukanye agenda aririmba kuzitabira igitaramo cye yise izina rya Icyambu gatatu, kizabera hariya muri BK Arena kuri tariki 25 Desemba 2024, ubwo ni uku kwezi turimo kwa 12 2024, kizatangira saa 12 za nimugoroba. Aho kandi yagiye agaragaza ibiciro byo kwinjira ku bantu bazaza kwitabira iki gitaramo, aho byagaragaye ko Platinum ari ibihumbi 30 by'amanyarwanda, stage side standing ubwo ni kwa kundi usa n'uba wegereye stage ari ibihumbi 15, VVIP ni 25, stand lower bow ubwo ni kwa kundi n'uba usa n'uwegereye inyuma mu kuntu ni ibihumbi 10, VVIP ni ibihumbi VIP ni 20, mu gihe VVIP ari 25. Upper sitting ubwo ni kwa kundi ujya kwicara hejuru muri arena, ibyo bizaba ari ibihumbi 5. Aya makuru twari tubifitiye kuri uyu muhanzi agarukiye, ubwo nizere ko abakunzi be bazajya kwitabira iki gitaramo kizaba ejo bundi. Ciao ciao, ni amakuru twari tubifite ntagarukiye, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibarinde. Bye.